Mu myaka yashize byabaga bizwi neza ko igisabo ari icya bamwe, gusa muri isi ya none ntabwo ariko bikimeze. Muri iyi si ya none ntabwo kigitinya ufite amafaranga, igikundiro n'ibindi, kirakwibasira ugasebera imbere ya rubanda. Ntabwo igisabo kigitinya umukire cyangwa se kigitinya umukene, mbese mu yandi magambo cyabaye nk'urupfu. Mu minsi yashize umuhanzi w'umunyamerikakazi Cardi B yari ari ku rubyiniro, aza guhagarara ku ntebe nk'utumenyere dukorwa n'abanyamerika cyane cyane bari ku rubyiniro bagerageza kugaragaza ibitangaza kugira ngo bagaragare ko bahanze udushya muri performance zabo. Umuhanzi Cardi B rero ubwo yajyaga ku ntebe yuriye yarahanutse abanza agatwe hasi. Abacunga umutekano wiwe baje kumwegera, hanyuma baramuzamura, baramubyutsa, baramwegura, gusa abafana bamuvugiriza induru. Umuhanzi Cardi B nyuma y'ibi byose yaje kuba ashinjwa kuba yagiye ku rubyiniro yakoresha ibiyobyabwenge, gusa abamureberera inyungu cyangwa se abavugizi be batangaje ko nta biyobyabwenge yari yanyweye. Nyuma yaho ubwo yaje kujya mu bitangazamakuru avuga ko ari leta ya Amerika ibyihishe inyuma. Uyu munsi wa none abazi ubwenge cyangwa se abakurikirana imbuga nkoranyambaga tukibaza, ese leta ya Amerika ari intebe y'umuhanzi yabyiniyeho bihurira he? Kenshi na kenshi hari ubwo umuhanzi cyangwa se umuririmbyi ajya ku rubyiniro kugira ngo yemeze abafana biwe, hanyuma agakora akantu gasa nk'igitangaza. Undi muhanzi udasanzwe mu gukora utu dushya ni nk'umuhanzi Chris Brown. Kenshi na kenshi mu mbyino za Chris Brown akunze kugaragara ku rubyiniro agendera mu migozi hejuru mu kirere. Undi muhanzi wigeze kumwigana muri Afurika ni umuhanzi w'umunyatanzania witwa Ali Kiba. Yaje kuba ajya ku rubyiniro ari mu migozi, hanyuma birangira ahanutse muri stade, induru ziravuga, abantu bamuvugiriza induru. Gusa uyu muhanzi Cardi B ubwo yaje kuba ava ku rubyiniro, nyuma yaho byagomeje bisirikira ku mbuga nkoranyambaga uburyo yasebye akagwa. Ntabwo ari we wenyine usebye, kuko ari n'abayobozi b'ibikomerezwa batangaje ku isi bagiye baseba mu ruhame. Bamwe na bamwe bagiye binyarira, abandi bakagwa mu ruhame, ndetse bagakora n'ibindi bintu bitandukanye birimo guseba rwose bikabasebya ku manywa y'ihangu. Uyu muhanzi Cardi B rero ni umuhanzi w'umunyamerika amenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, ni umuhanzi wakunzwe n'abatari bake mu myaka myinshi ishize. Afite indirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake, injyana zitandukanye ziganjemo injyana ya rock ndetse na electric. Umuhanzi Cardi B rero ni umuhanzi umaze kwigarura imitima y'abatari bake mu mpande zose z'isi, kuko ari umuhanzi uri international rwose, ni umuhanzi ugeze ku rwego rwiza. Gusa guseba ntabwo bikiri ibya bamwe ngo bereke abandi. Uyu munsi wa none wowe ufite amafaranga cyangwa se utayafite usebera ku karubanda, induru zikavuga, maze rubanda bakaguha urw'amenyo. Ndagushimiye weho udahwema kubana natwe kuri Taifa Rwanda. Ndagushimira wowe tubana umunsi ku wundi. Weho mushyashya ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Imana ibarinde. Ciao ciao.